yishyuye OnlyFans kuroti 20%. Asigara nubwo niba wenda wakuye niba ari 6 wenda bagakurongera wenda nka rimwe n'amasenti 50 urumva wenda agenda wenda ashaka kujyana wenda amadolari 4 na make ageraho ku bihumbi byawe 4 by'amanyarwanda urumva udashaka nuko nta ndaya mu Rwanda ubu ngubu yanakwereka amabere yayo nazivuga ngo ziraciritse zo ku muhanda zo mu migina nta niyakwerekana n'imoko ku bihumbi 4 ku maze umva kantu igikobwa numvise kavuze igikobwa kimwe cyavuze cyarimo kiravuga ngo Kasuku yarakirongoye nakishure Nyakunda iby'ubusa ntabwo bazi ko akarakazi abantu bakora iki sinzi impamvu abantu bafite iyo mentality yo gusuzugura umuntu nuko ngo ni indaya ngo indaya ubundi indaya ni iki niko se nyirumurizo wakunaniye uwo murizo wawe ujya kuzengurutsa mu bitsina by'abandi wajye usodeka muri matero ubundi ko ariyo waguze uba wumva ufite uburenganzira uw'Imana yarakuremye iguha uburenganzira ngo mu Rwanda ibihumbi 50 ugiye kugura indaya ngo ibihumbi 50 nawe ukibitanga ngo ni menshi ngo ibihumbi 50 ngo urongora iyo ndaya ngo karongora na murumuna wayo ngo karongora na nyina ngo karongora n'akana kibyara urumva ko wakize nta kibazo sheri umva nkubwire sheri buriya rero buri professional wewe buri professional yose buri kazi kose kagira iki kagira inzego niyo mpamvu hari mukuru w'umudugudu hakaba na perezida w'igihugu urumva bose bafashanya kuyobora igihugu urumva tumva neza buriya izina uburaya cyangwa se ibyo twakwita prostitution cyangwa iki urumva kuba wako-exchanging amafaranga in return yo kugira ngo wenda umuntu abe ya performing sexual acts on you cyakaba akaba ari ibintu runaka umukorera akaba yakorera Banyarwandakazi ndashaka kubabwira njyewe nicaye ndimo ndiga ariko ndashaka ko munyandikire kugira ngo twikomereze turimo turatwika munyandikire muri comment muvuge ngo gake munyandikire muri comment gake dukomeze gake Sheri waje hano hari umubibi wanjye dusigaye twikundanira we Claudine ni nzaze gake niyigira Kasuku ndi hano gake ndimo ndiga munyandikire muri comment ngo gake Sheri nani ndagusobanurira nkubwira ngo nawe 50 nawe 3 nawe 2 nta kibazo niba ariyo mwumvikanye ariko pana kugira mentality yo kumva ko ufite uburenganzira bwo kuba waryamana n'umuntu cyangwa hari ikintu yagukorera kiri sexual yo kugira ngo ube wakwifasha kurangiza ukumva ko udashobora kumwishyura ni ukubera iki ufite iyo mentality yo kumva ko ufite ni nkaho it's your right. What do you think you have the right to have access to somebody's body for free? Are you mad? Yeah. Are you mad? Ayariyo yose mfa kuba mwayo ni bandi ngo hari category buriya muri industry ase wamugane isimbi ibyo uri muravuga nibi kubera abanyarwanda bitwaza umucyo ariko wowe uje umucyo atari bushize imbere ushize imboro yawe imbere sibyo ra oya nta umuco byo ngibyo ni bigamba umuco nibiba mu gusambana umuco nago murimo gusambana nawe warenza umucyo ariko kuba ngusabye amafaranga urimo kumbwira ngo kandi ngo ndidaje ngo naguhera ubusa ngo ndi umwana ngo mera ubusa ngo ufite umucyo nanjye ibi bintu ntangiye kubyumva isimbi umuco Imana ko yaturemye kadudu pipi ngo tudukoreshe Imana yaraturemye avuga none Imana yaraturemye iravuga ati bantu ni mugende mwororoke ni Imana yaduhaye izi private parts dufite duko nizo zidufasha kuba productive nizo zidufasha kororoka ariko nyine abantu bigize abanyabwenge cyane bikoramo business urumva niba ari ibintu mwara bikozemo business bantu batubanjirije
reka rero tuyarye Eh? buriya ngiye bwira abantu nkabwa ati aha boro niyo zahabu ubu ngubu igezweho Hehe. Hehe, ntago mbora. reba kwenda aho nkayobya aha ngaha niko aha ngaha ku masura yacu Imana ababyeyi bacu baduhaye akagenetike kezo ntabwo dufite ibizubi bwataye ngo ibitamu turafise hano niyo gold. Mboso uramuzi? Mboso ko wabayeho muri Tanzania. umuhanzi w'umutanzania ariko hano oya hari show afite ndabona promoter we hano ari muri Canada, ndabona promoter arimo arashiramo link abantu kugira ngo bagure amatike, so buri muntu wese ari muri Canada. Show ya Mboso izaba muri Toronto. Iyo verification nuza account verified yitwa PCK official, niho bagurira amatike. Shiramo ugende ugure itike ya Mboso muri Toronto itariki 2 guys. Mboso kan umutanzania araba ari muri Canada muri Toronto itariki 2. Amatike 45 and 65 uyiguze online, 85 ku muryango, and then nuza ni 120. yawe yajyane ku ruhande umva gasuku no kwibere ryo rihagaze nako ryaguye aravuze ngo nuza ya Mboso ngo ni wowe scam wa mbere ujya gushaka ababyeyi b'abantu gaswera. Official PCK ongea na Godfather huo, ongea na Godfather hapo chini, ongea na Godfather vugana na official PCK promotion ikomeze urumva. So I was saying basically nta right ufite, nta burenganzira ufite bwo kumva ko uri entitled ku mubiri w'umuntu, urumva, kubera ko ntabwo abakinnyi bajya gukinira muri apiri bafite kaguru kabo kazi gucanga umupira, ntabwo bapiri babwati guru dukinire, ntabwo tuzakwishyura kubera si utanyishyura. Kuki utanyishyura niba wumva ushobora kuba kuko se ngenda ngewe niyo nshaka nanjye ushobora kuba nanjye nshaka gukora ibintu pe ndagusaba uje nkabona nshoboye kukwishyura nakwishyura, ntabishoboye nikomereza. Niba umuntu akwishyuje ntubishobore, abagabo no bahita baso intimidated kuko men cannot take rejection so well. Men don't know how to take rejection so well. Their ego cannot allow them to take rejection. Then bagatangira ku insulting iki abana babandi yaba batipe cyangwa se abakobwa. So honestly, just learn how to know that nta burenganzira ufite ku mubiri w'umuntu, urumva. Wari wagurisha wigeze kugurishaho umubiri wawe mu Rwanda? Kugurisha gute se? As in uko bagura indaya mu Rwanda ariko ari mu Rwanda. Nigeze mpagara ku muhanda niba ari byo urimo ntabwo wigeze uhagara ku muhanda? Ngewe umuhanda nahagazeho ndakabobo kibera i Kigali kishati. Ariko reka mubwire ngewe nahoze ntinya buriya no kugera muri porn industry byatumye hari ibintu bavuga hari trauma uba ufite mu mubiri wawe ituma utabana open to have sex. You get? So for me, I grew up with a trauma kubera ko nahora nturirwa karakana mukazatwara inda, karakana kazabyara kazakasida ibiki. So nkura na trauma yo kutaba open ngo nanjye enjoying sex nk'abandi bana, mbe teenager ire boyfriend. Nagiraga boyfriend papa kamwiruka nako komayoga komaka akamwirukaho, urumva. Nakwigirira agacuti bakavuga ati dore ka ntabwo nyine urumva nuvuga ngo nakuranye mentality just yo kugira ngo ni surviving mbona ibyo ndye mbona kurya mundi nibere ibintu byo bwa ngo boyfriend nta usko no kugira ngo nanjye zangaha ntinagira umuntu nita ngo ni boyfriend ngo this is my boyfriend. I've never had a relationship, urumva. Now I'm capable of having a relationship, but I don't feel the need for, because ntabwo nigeze ngira imyaka y'ubu teenager nk'iyabandi ngo ngire boyfriend ngire heartbroken. So buriya rero ntabwo nakuze burandi no mu Rwanda ntabwo nakuranye mentality yo kuvuga ngo having a sex n'iki ku myaka mike n'ibiki. So byaje nyuma, niyo mpamvu nagize muri industry
icyo nshaka kubaza mu Rwanda wari wagurishaho umugabo mu Rwanda mukagira ibiciro mugaciririkanya akavuga ati shyira ku meza hano jewe mu Rwanda ikintu cyambayeho urumva noneho ngiye kubona mbona nimero irampamagaye reka suku agira ibyo akubaza cyangwa ntabwo mushaka ese mbanze mvuga iyi story ubundi tumushyireho urumbaje nyine ngo ese hari umugabo navuga ngo mu Rwanda njyewe ubundi ndi an open book so abagabo benshi of course bari intimidated ntabwo bashobora kubonana like ntabwo ashobora guhura nanjye muri public urumva ntashobora like bari very intimidated by me because for me I'm an open book. I don't give a fuck. I'll fuck you up if you try to fuck me up, okay? So ntabwo no mu Rwanda ntabwo ndyamana nukuri sindyamana uretse iby'amafaranga no na for fun sindyamana kubera ko first of all ngo kubita price mutwawe bakahita bigira ngo so rero urimo urakurikira Kasuku mushyireho aze ducangire kuri iryo bere rye Kasuku ngwino hano mumbabarire ntibabe intambara ndabazi akusugu urabona agenda Gasuku kweri twarwana Gasuku rega buriya reka nkubwire buriya ngo harya ngo washondana abahuje amahembe yo bimeze bite niba guhamagara ukatwikira live niba guhamagara ukatwikira live udusanze amahoro umugabo buza kuri live mukaguma buguhamagara igahagarara oya telefone none ifite hanga mu ntoki hano ntabwo gikunda naje simbi namwiteguye gukomeye cyane Wi-Fi bayikasabuze yo kuyishyura Wi-Fi amadolari 30 yabananiye kukwishyura Yesu we Gasuku isimbi uretse gato reka kumvanga ureka kujijisha abanyarwanda kandi dumba kino kiganiro uze kumbabarira ugisigeho ndagisigaho ari ukuntu ujye usiba ibintu mbabarira ugisigeho isimbi no kubona ari ejo bundi yaraje arisanzura ahangaha dumba usigaho duteza abantu nawe isimbi niko tuzana isimbi kuri live kubera iki ntamuzanye hoye usigaho duteza abantu yaraje arisanzura ahangaha mvugaho ahubwo noneho isimbi ngewe kuza live nanjye mba numva ari ishema cyane uretse gato no mubwire isimbi urumva urabyibuka aza atarakoresha sajari kera ntabwo nigeze nkurana na isimbi atarakoresha sajari nari umufana we mwamenye yarakoresha sajari nyine we mwamenye yarakoresha sajari none ngewe muzi we na murundi kazi none ataramenyana na isimbi cyokora hari agaponi nabonye uri kumwe na murundi kazi no ngewe umbaza mubwire aba ngewe n'abantu nafashaga mbatwikira mvuga ati nutwara dutuma ibobo turaho tumutwishakira ibiribwa uri kumva nkabafasha nkabatwikira nyuma baje kwinjira mu bintu binini cyane hari ibintu ngiye bindenga uri kumva bafashaga babaza kwinjira mu bafashaga nko gufasha Jackie ubwire isimbi jya kurabuzi ngewe iyo utangiye kwinjira mu bintu binini cyane Jackie nawuzi aramuzi yewe gusa twese uretse no kujya twijijisha ngo runaka ntabwo muzi kandi uhora kuri za Instagram n'ibiki abantu bose tuba tubaza ahubwo ari igihe ureba naho umuntu ukavuga uti umuntu ntabwo namuvuga uriko tuba tubazi Jackie ntabwo muzi I'm not going to why would I lie I don't know how Jackie ni umukobwa wanjye wa mbere mu gihugu ubu ngubu noneho utwika arenze n'abaca ndi gukora entertainment yo mu Rwanda nyikurikirana rimwe ngiye nagira ngo dushyire ibintu dushyireho umucyo ku kintu cyo kuvuga ngo nagiye iwanyu shabyo narabiresha uretse gato ubushize wabivuzeho ntabwo nabonye amahirwe yo kuza kubivugaho reka tubivugeho kuko nicyo kintu kinzanye ngewe cya mbere na mbere ushaka kunkoramo content se ngizogiye gukoramo komayi nta makuru nguhaye uzajye oya ntabwo ari ukuvuga ngo ndimo gukora content ni n'amavu nabwiye abantu bari ahangaha aba YouTuber batagira content ndavuga ni mwe muze muri coding ko mugiye kubona umuceri
kuko aba YouTuber bo mu Rwanda ntago bagira content. Ntago bazi ku creating. Ubundi yuri mu content creator uba ugomba kwicara nyine ugasoma, wamara gusoma ukagira ibindi bintu nyine ndavuza kuza kugeza ku bantu. Ushobora gukoma ariko ukanigishamo gake. Urabona Isimbi ntago yagize amahirwe yo kwiga, ariko ari utuntu ajya